bahagaze ishaka ko soma igice kimwe cy'indirimbo bahagaze indirimbo y'ijana tandatu n'aka ndasoma ndore ijana na mirongo icyenda na kane indirimbo y'ijana na mirongo icyenda na kane twaririmbye indirimbo y'ijana na mirongo icyenda na kane igice cya kabiri David nawe ureti ivundi ryanezeza mwe kuzanarikira ibyiza kuri Yesu hari byose ariko mubanye neza mu rukundo nubwo mwaba mwivundi byageze ryanezeza nakomeza ntihaba kirogoya hari urukundo ibiri mu nzu byose byahinduka inyamibwa haba ibyishimo gusa hari urukundo uko mwakundanye mugashimana mu bukene no mu bukire Imana izabana murahagaze rero mugiye gutanga amasezerano imbere y'abahamya benshi by'umwihariko imbere y'Imana. Aha masezerano harimo amagambo akomeye cyane iki kibwirizwa muzakizirikana ni amasezerano azavuye ku mutima. Reka sabe Dawidi na Goleti bahagarare bareba hari amasezerano bagiranye bafite ndashaka ko Dawidi ari gutangira iragukunda David sezeranye imbere y'Imana ihoraho imbere y'aba bangana batya ko wowe imunderere Goleti uhereye uyu munsi ujyanye ngo umbere umugore w'isezerano nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka nzajya gukunda nzajya guhumuriza nzajya guhesha icyubahiro gikwiriye nzajya gukunda akaza uri muzima cyangwa urwaye ukize cyangwa ukennye tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi tubyaye cyangwa tutabyaye usezeranyije ko nta wundi mugore zigera nguharibwa igihe twembi tuzaba tukiriho nk'uko itegeko ry'Imana riri tuzabana iteka kandi usezeranyije ko ntazigera tezuka urugo. Amen. Goleti atanga amasezerano ye yewe imunderere Goleti nsezeranye imbere y'Imana ihoraho imbere y'abahamya bangana batyo ko wowe uradukunda David uhereye uyu munsi tujyanye umugore w'umugabo w'isezerano nanjye nkakubera umugore w'indahemuka nzajya ngukunda nzajya nkuhumuriza nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiye nzajya ngukunda nkundwakazi uri muzima cyangwa urwaye dukize cyangwa dukennye tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi tubyaye cyangwa tutabyaye dusezeranyije ko nta wundi mugabo zigera guharika igihe twembi tuzaba tukiriho nk'uko itegeko ry'Imana riri tuzabana iteka kandi dusezeraniye ko ntazigera ntezuka kugukunda.
gushimangira amasezerano yabo ahane ikiganza cy'uburyo. Nta gushidikanya imiryango nayibonye yahagarariye ababyeyi n'ababonye kuko babaherekeje bemeye kubashyingirwa, kandi ubuyobozi bw'igihugu umurenge bwarabashyingiye. Inshuti n'abavandimwe bose babikereye baje kubaherekeza bitewe n'uko ibyabo byanyuze mu mucyo. N'itorero rero ry'Imana naryo ryemeye kubaherekeza muri ibi birori. Niyo mpamvu nanjye n'umugabura we byiza uhabwa uburenganzira n'itorero ry'Imana kubadivantisi umunsi wa karindwi, nanjye mu izina rya Yesu mbahuje ibiganza nk'intumwa y'ijuru, ndabafatanije nk'intumwa y'ijuru, kandi neruye ku mugaragaro imbere y'abahamya benshi n'imbere y'ijuru yuko ko turi ku munsi wa none mwene data Iradukunda David abaye umugabo w'isezerano wa Impunderere Gorete, kandi na Impunderere Gorete akaba abaye umugore w'isezerano wa mwene data Iradukunda David. Ubwo rero Imana yafatanije ikagihuza ye kuzagira umuntu n'umwe ku isi ugitandukanya, mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Dusenge. Data twese udukunda cyane mu ijuru, turagushimira ibyo dukorera byose, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye Mwami wacu ko wabanye n'abana bacu ukabaherekeza mu rukundo rwabo, ukabarinda kunyura inzira z'ubusamo. Uyu munsi wa none bakaba baje imbere yawe, nanjye ndabakumurikiye ngo ari wowe Mwami wacu ubashimiye, ubagirire neza, ubaherekeze byose. Uku nguku nk'igikoresho cyawe bafatanishije aba ari wowe ubafatanije, kandi Mwami nuhishurwa vuba ngaha uzasange rwose urukundo bafite uyu munsi wa none rwarakomeje, rwarabateguriye kuzaba ubwami bwawe. Uzabane nabo, uzabarinde kurwara, uzabarinde kurwaza, ibyo bakenera byose bazabikundeho. Abantu bose baje bagera iwabo baze basanga imico ya Yesu, bahimbaze izina ryawe. Tubasabiye ibyiza byose, kubyara abana b'abahungu n'abakobwa. Tubasabiye Mwami wacu gutunga no gutunganirwa, amata n'akazaza ku ruhimbi, kandi bazahinge beze amoko y'imbuto zose. Uzabahe inshuti nziza, kandi uzabe iya mbere kugira ngo Mwami wacu nuhishurwa usanga barakunambyeho, bazemererwa kwegera igiti cy'ubugingo. Ndakwinginze Mwami ngo n'umuryango uzawuhare. Naho uku nguku dupfukana ari mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, twe gupfukamuka tugihumanye. Amaraso ya Yesu atwaze intege yose, kandi amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Nuko rero uyu muryango yakire mu yindi miryango yawe, kandi ibyiza byose wageneye Mwami wacu umuntu. Ndakwinginze ngo uyu munsi wa none Dawidi na Goreti babibone, be kuza mu muryango bababaye, ahubwo Mwami wacu natwe abashatse kera tuvugure amasezerano yacu ngo nibadusangayo banezezwe n'ibyo basanzeyo. Ngaho amahoro yawe aruta cyane ko twayibwira, imigisha yawe ihebuje uko twayitekereza. Ibane n'umuryango, ibane n'ababyeyi babo, ibane n'inshuti n'abavandimwe batashe mu bukwe, ibane n'igihugu cyacu kugira ngo ibyo dukora byose tubona aho tubikorera. Turishimye kandi aho tubwiye ibyacu, turishimye kandi aho dutabaje, turishimye kandi aho twishimikirijeho. Itubere mu gushaka atari umwanya muto gusa w'uyu munsi, bibe bityo mu bugingo bwacu. Uzahishura uzange dusa nawe, uzaduhembe ikamba ry'ubugingo. Tugusabye mu izina ryiza ry'inshuti yacu Yesu Kristo.
Imana uwo mugisha, Imana ikurebe neza, Imana ikumurikishije mu maso hayo ikubwirire neza. Yesu nahishurwa azasajya babona bikaba ry'ubugingo izina rya Yesu. Sabe Dawidi kutwereka umugeni we. Niba afite ikimenyetso yashyira umugore we akurikiyeho natinze, asabe Dawidi nawe ashyire ikimenyetso ku mugabo we. Abasabe ngo hariya hari za buji ebyiri, noneho bazivunjemo imwe batereka kuri musanone babaye umwe. Ibyo tubasaba mu izina rya Yesu. Babayumve Yesu Kristo bari bamugisha. Yesu naza azasanga irimo kimurika z'abayimika bary'ubugingo. Reka basabe bagire n'ahangaha basinye amasezerano yabo. Certifica tubahaye twibahaye ari urupapuro, ariko turifuza kugira ngo Yesu naza azabahe certifica y'ubugingo bwawe.
reka ire kurangiza uyu muryango mushya umunsi wa none wasabye kubashyingira ariko ugenera n'impano wageneye bibiliya aba mfite indi nkoresha niyo nkoni y'umushumba kuko nabo badusanze mu murimo ndifuza kugira ngo iyi nkoni nyibahe noneho igihe cyose umwanzi azabatera akabasakiza muzayimukubitisha Imana izabane namwe rero kandi muzarwane intambara nziza Imana ibagire neza aramugisha agacara noneho ahagaze kuri tiyo